uko wafungura international account bibereye mu Rwanda nawe ugatangira kwinjiza amafaranga kuri TikTok nta kintu cyinshi bigusabye. Nk'urugero hari ukuntu ujya ku ma YouTube channel menshi bakakwereka step by step ugenda ukoresha ufungura iyi TikTok international, ariko ntibakwereke evidence. Muri video rero yo kwereka evidence uzakoresha na step by step uzanyuramo kugira ngo ubashe kuba wafungura iyi international account. Rero tudatenze mu bintu byinshi, nyaboneka liking iyi video, tubwire muri comment ndetse kuri subscribe niba utrayikora. Let's go rero tangire nkwereka evidence za international account twafunguye, none nkwereke na step by step zose urakoresha kugira ngo nawe ube wabasha kwifungurira international account. Icyo urakora rero uraza muri TikTok account yawe. Ukimara kwinjiramo rero uraza kandi hano kuri profile yawe, kuri profile yawe. Hano mara kujya hano kuri profile yawe, noneho uraza urebe hano hari utudomo dutatu. Twebwe turaza turebe hano hari utudomo dutatu kuri profile yacu, tuhakirike. Hano no tumaze kuhakirika turaza dukirika hano handitse setting and privacy. Dutegereze birodinge setting and privacy. None twebwe turaza dukirika hano handitse account. Dutegereze binaho birodinge bifunguke. Nibimara gufunguka rero bare guhita baza hano ukirika hano handitse account information. None bare guhita batwereka ko account yacu iherereye mu gihugu cy'Ubwongereza. Account yacu hano murabona ko iri mu gihugu cy'Ubwongereza. Muri video nawe ngiye kwereka uburyo urakora international account iri mu bihugu byo hanze byemera monetization hano kuri TikTok. Icyo uraza ukora rero step ya mbere, uraza usubire inyuma nkuko bisanzwe. Usubire inyuma hano uze urebe ahantu handitse logout muri TikTok account yawe. Uraza urebe ahantu handitse logout, ahangaha logout. Noneho uhakirika ukore logout. Ukimara gukora logout rero uri buhingukira ahantu hameze gutya, uhita uva muri TikTok account yawe. Noneho ikintu uri bukore uraza ushaka icyo bita Google Play Store. Uraza uyishake winjiremo. Noneho urahita uza hano hantu dukorera search. Noneho uze usearchinge yo bita secure VPN. Secure VPN uraza ukirikeho. Ni iyi ngiyi ya mbere hano baduhereje. Noneho uraza ukirikeho ukore install. Urabona ko inari VPN yizewe tujyanye n'ino rating yayo ifite. Urabona ko abantu miliyoni bashobora kuba barayidownloadinze. Noneho urabona ko iri secure and lighting faster VPN. Noneho wowe icyo uri buze ukore urafungura network zawe. Numara gufungura network zawe umaze kuyinstall, uraza kandi hano hantu handitse open. Utegereze ifunguke. Urategereza gato ifunguke, ariko nyaboneka andika muri comment, utange comment, ukandi like ndetse ufungure nizogera niba utarayikora nkwereka step by step uburyo nawe uri bubikora ukabisoza. Noneho uraza numara kuyikandamo ukirika hano hari akantu kameze nk'umubumbe. Hano hantu hari umubumbe na amaseva. Noneho icyo uri bukore uraza ukirika hano hari United Kingdom. Ushobora kuba washyira muri France, ushobora kuba washyira muri United States, Australia. Ibi bihugu byose biremewe, ariko twebwe turayishyira muri United Kingdom kubera ko ariho byoroshye gukora monetization. Uremezamo hano muri United Kingdom. Kirikemo noneho ukore connect. Noneho urabona ko bari batangiye kukwereka ama ads. Noneho icyo uri gukore urashaka browser babukoresha yaba ari Google Chrome cyangwa se Google muri rusange. Twebwe turaza dushaka Google Chrome. Iyi ngiyi Google Chrome uraza uyifungure winjire. Ukigera muri browser yawe rero uraza ujya hano dukorera search, wandikemo tiktok.com. noneho ukore search. Urahita ugera muri TikTok account gutya, uraza uhita ukanda hano hantu handitse profile. Noneho icyo uri buze ukore urahita ukanda hano hantu handitse login, ariko kubera ko tugiye gushyiramo email zacu reka dufungeho gato. Hano mara gukora login rero bari bukwereka ahantu hameze gutya. Noneho wowe uraza tegereze gato bibanze bifunguke. Noneho uraza kandi hano kuri sign up. Noneho numara gukanda hano kuri sign up rero uraza ukore hano hantu handitse continue with Google. Ugikora kuri continue with Google. Noneho wowe uraza ukore kuri kucyo bita email yawe nshyashya idafite account. Noneho ukore continue. Noneho utegereze gatoya.
tegereze gatoya baguhereze ama verification, abarahita bakwereka gushyiramo igihe wavukiye, ubaha ukwezi, ushyiremo amatariki yawe, ushyiremo amatariki yawe, ushyiremo n'umwaka wavukiyemo. Noneho ukore next, utegereze gatoya. Noneho baraguhereza verification, bakubwiye ngo select two object that are the same shape, kore confirm. Noneho urabona ko bahise baguhereza gushyiramo username, ashyiramo username yawe ushaka, shyiramo username yawe ushaka. Reka dushyiremo iyi ngiyi. Noneho hano uri guhita ukanda hano hantu handitse sign up. Noneho uraza ukupa ibintu byose, ugaruke muri ya TikTok yawe, hano turi kujya dufunga kugira ngo twirinde copyright. Numara kugeramo uraza ukande kuri profile yawe, uraza ukirikeho. Hano kuri profile yawe uraza ukandeho. Hano niho bari uraza uhita ukirika hano hantu handitse login. Noneho uraza ukirika hano hantu handitse sign up. Ukikanda hano hantu handitse sign up, rero ikintu bari bukwereke urahita ureba hano hantu handitse Rwanda, ukandeho kabiri. Noneho icyo uri bukore, numara gukandaho kabiri, wibuke ko hahandi muri secure VPN twashyizemo United Kingdom. Ushobora kuri bukore hano hantu handitse search, ugasearchinga United Kingdom. Urayishyiramo United Kingdom. Hano urabona ko yamaze kugeramo. Noneho icyo uri bukore, uraza uhita ukirika hano hantu handitse continue with Google, ya email wakoresheje. Ahita biza gutya, account iraba yafungutse. Uraza ukanda hano kuri profile yawe, uraza ukirike kuri profile yawe. Noneho turebe ko byakunze. Noneho icyo uri buze ukore, urahita ubona ya username yacu twakoresheje hano. Noneho uhita uza ukanda hano hari utudomo dutatu kugira ngo turebe ko byakunze. Noneho uhita ukanda hano handitse setting and privacy. Noneho uze kuri account, information. Noneho urahita ubona ko account yacu yafungukiye muri United Kingdom. Iyi video rero twayikoze ari iminota myinshi, iratugora. Rero niba uyikunze kandi like, kuri subscribe, ufungura inzogera, ndetse utubwire no muri comment niba byakunze.